hari n'abantu baba bamaze iminsi bibaza ku bya album, abandi ngo nabagishije inda, abandi ngo nihakanye indezo, abandi ngo tugiye gukora video shoot y'indirimbo yitwa Soweto. Ni indirimbo iri kuri album yanjye, ni indirimbo ya mbere igiye gusohokaho. Ni urugendo dutangiye uko mubireba, tuba twabiplaninze byose, ariko nyine na reality igira ibyo ituzanira, tugiye kubijyanamo. Ubwo ibyo mubona nyine nibyo biri kuba, niko bitugendekera. Ndibaza ko na introduction ndakwiye kuba ndende cyane kuko ibi bintu ni birebire koko. Icya kabiri, dusa nkaho dufite umunsi umwe gusa. Dusa nkaho dufite umunsi umwe, urebye turagiye uyu munsi, ejo tuzashutinga duhite tugaruka. Kubera yuko hari gahunda zindi zikomeje zizabera kuri Kigali Universe, niyicira agakipe mu bintu by'imikino, urumva? Tutitaye ngo ku bantu ngo baba legend, ngo n'abantu ngo bakoreye amafaranga, twe turabahitinzi, urumva? Kandi niba nansinda ntacyo bazaba bakoze, bizaba ari imikino. Warumvaje? Ariye kubona Kezachi arimo kugusa. Kenny ni umukuru wa federasiyo, akinnye yatwiba. Akinnye yatwiba, ariko ndamenyesha abantu bose tuzakinako. Nibeshya nkabona igitego, nzahita mvamo. Icyo cyo mukimenye. Impamvu zatuma mvamo ni ukugira ngo nimutsinda abasigaye muzabatsinde ntahari, njye nzaba natsinze. Kandi icyo gitego nzakigenderaho ubuzima bwanjye bwose, n'amavubi ntazanyira. Ndi hano ku kibuga tuyitandukanye n'ibya video. Abantu barabizi ko urugendo turimo ari urwa video, reka tube tubi-entertaininga. Hari n'abantu baba bamaze iminsi bibaza ku bya album, abandi ngo nabagishije inda, abandi ngo nihakanye indezo, abandi ngo ntabwo murabizi ko nakibaza. Uzi ko nakibaza nkanisubiza wowe. Ariko urabizi ibyo dushaka. Ndabizi byose nyine. Sibyo ndi kukubwira. Ejo bundi reka naratwitinze ndababaza, bahita bankubita list ifatika. Urumva, icya mbere kuri album yacu, nkuko nababwiye ko izasohoka mu kwa gatanu. Kugeza magingo aya ntabwo birahinduka cyane. Kubera ko muri kubona ko iyi ndirimbo tugiye kujya gukora iri kuri album, iyo tugiye gukorera video kandi bwo bigira vuba vuba. Buriya hagora cyane amajwi kurusha amashusho. Amashusho iyo biji hari ibintu byose birakunda, ariko amajwi nicyo kintu kiri basic mu gukora umuziki. Tugitindaho cyane, kandi none by'umwihariko ngenda cyubaha, nicyo urebye mfitemo ingufu cyane. So twararangizanyije n'amajwi, album isa niri ready, ahubwo uburyo bwo kuyibaha nibwo tugiye kugenda tubereka. Niba tuzagenda tubavunguriraho nk'ebyiri cyangwa eshatu, twe dukubitanze umuzigo, ariko ndabizi ko mufite inyota kandi nabikoze mbishaka. Buriya iyo umuntu ahaze ntabwo abaza ukuntu inzara iryana. Hari umurezi nako hari inshuti yanjye, urumva, yajyaga imara kurya igahita ivuga ngo igikoni bagitwike ejo kitazongera gusonza. Rero kubera nabahaga imiziki myinshi cyane, ntimwamenye ko igihe nzabateguza, nzabafata umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo mbakorere ibintu bizima, ariko nanone mbicisha akantu k'inzaramo gake mubibone mubishaka. Ubu rero niyo gahunda twari turimo, ariko isa nkigeze ku musozo. Ndabamenyesha ko tumaze umwaka tudasohora indirimbo, kandi ikintu kirenze dukora ibitaramo na activity. Umwaka warashize ko Funga Match ya mbere imaze umwaka. Funga Match ya mbere imaze umwaka, twaje gukora remix, nuko byagenze. Ariko ntago ari bibi ko abantu nyine rimwe na rimwe baba bagomba no kunyuzamo bakagukumbura. Iyo ni strategy umuntu akoresha gusa. Oya, njye nari active, buriya sinigeze mbura. Uzacunge neza no muri media, iyo mutamvuze muvuga nti mubwize ukuri. Iyo mutamvuze muvuga, ibaze ko abantu bampimbira n'inkuru manje. Ibaze ko ejo bundi nabonye umuntu avuga ngo natanze mama, ngo ntanganya gukuru, ngo ngiye no gutanga ngo n'abana banjye, ngo kugira ngo nkomeze menyekane. Urumva, ugahita wibaza uti se we mu muryango we bose baracyariho? Niba baragiye bavamo se yabakuyemo koko? Urumva, niyo amakuru abuze ya nyayo abantu barayahimba, kandi nibyo niko kwamamara bimera. Niba hari n'umuntu uri kubizamo akaza atiteguye, n'insazi bagutamo rimwe bakakubaza ibirere, ukazagera igihe ukamenyera nyine ukumva ko ari ibintu bisanzwe. So kuri album ndumva nsa nk'uhashyize umucyo. Ahandi hari harya iby'indezo, buri bintu birimo abana
ibintu birimo abana sinkibivugaho cyane. Kera ntarakura ntaraba umuntu mukuru najyaga mbiganiraho, ariko aho maze gukurira aramenye ko buri umwana ari umutware mpita ndekera. Nanabasezeranya kuretse n'uyu munsi n'ikindi gihe ntazabivugaho. Inda yanjye ariko ngo nibagishije inda n'ukuri kw'Imana. None se ninde ntwazaga ko kanure ngo avuge ngo kari kamubangamiye? Uzi ko mwe mu ngendo mukagenda ari ko kanure nibikiyemo imbere. Inda yanjye iracyariho ariko karacyariho, ahubwo tugenda tugakora gake gake. Gusa niba nanakabagishije nta mukene buryo ukora ibyo, ari imikino abakene badakina. Mbaye narakoze ibyo nabageze ku rundi rwego. Ntago nkunda intambara, mba ndi kugira ngo ushaka kubyumva gutyo bimuryohere, ariko nawe udashaka kubyumva nzi akamaro k'ubuzima, kandi nibaza ko ntagira buriyo y'ubuzima ngo mbe mfite ahantu nzageragereza ubuzima nindangiza nzajye mu byanyabyo. Reka da, ikibazo cy'ubuzima uko ububayemo niko unabwigiramo, nubwo bwonyine uba ufite. None mba mbona giye tutanamara n'igihe kirekire. Rero ndikunda cyane kandi nzi agaciro k'ubuzima bwanjye, nzi nabo gafitiye umumaro uko bangana. Rimwe na rimwe hari igihe nyine umuntu yitinda hakibagirwa abandi, ntabwo nyanibagirwa abantu ubuzima bwanjye bufitiye umumaro. Gusa nanone ntabwo nyanibagirwa ko ari ubwanjye. Urumva ngerageza kubalansa ibintu byose. Rero ndikunda, ego inda ni yanjye, ijwi ni iryanyu. Gusa byose iyo binteraniyeho mpita mpinduka uwanjye igihe kimwe, ikindi gihe nanjye nkaba uwanjye. Tujye tumugurana rero nk'inshuti zanjye, twige kubana nawe twese. Ijwi ryo ni iryanyu. Nk'ubu ngubu nitwara nabi nka Sarara kizaba ari icyaha. Nababwira ko byagenze gute. Ariko wenda nimbona nk'ino ryanjye rirwaye nkajya kwa muganga akambwira ati rero psi hari n'ukuribaga, nkafata umwanzuro wo kurikuraho. Cyatse nakwambara inkweto ubuzima bwanjye bwose ntimuzanaribone, urumva sinzaribereke kuri ririho cyangwa ritariho. Nafashe umwanzuro wo kuribereka, ariko ijwi ryo cyawe musara nta kintu nabona ndetse naza nkaca amarenga ngo ntabwo bishoboka. Nemera rero ko ndi umutungo wanyu iyo muri kunyumva mukumva ibihangano byanjye, muba muri ba boss banjye. Naho ubundi ikindi cyo nibaza ko nta mucyo ngikize, ariko nanawushyizeho icyarimwe. Ntabwo namushutse Element, ahubwo namukuye ahantu yari ari. Mu by'ukuri mugiriye inama gusa, sinange wahamukuye. Naramubwiye ntiva ku giti dore umuntu. Urumva nawe nk'umuntu ufite ubwenge aravuga ati wamugani ndakora n'iki n'ibiti ndidumba. Arangije ava ku giti ajya ku muntu. Kandi ndizera ntashidikanya neza ko Element wa kera na Element uwo witegereza ukabona ari umuntu uri gutera imbere neza, ari ubu ngubu. Nuko wenda n'abantu batababaza imishinga umuntu aba atarabereka, ariko n'imishinga ye ni minini. Bari muri Kenya yagiye gushutinga, bibutsa ko food twakoreye muri 155. Hari ibintu bigenda bifatikana, za banana, za jugumira na za rero yari ameze neza, kandi nibaza ko n'uyu munsi akimeze neza. Ikindi kiri imihanda ni iki? Ibindi reka tubisanga ruguru iki? Uzi ukuntu bigiye